mbega umugoroba udasanzwe wongere wakira umuntu muri kumubwira ngo please the best is yet to come, the best is yet to come. Yego, noneho munyemerere twongere dushimire Precious Stones, ariko we can't get enough of you guys. Bongere bayoborwe n'umwuka bashyireho indi ndirimbo imwe mu gihe protocol team bari bube bategura hano imbere, baba batuleading in another worship song or a praise song. Ese mumeze neza? Mukomeje kuryoherwa muri Kristo? Ama smiles yanyu ari hehe mana yanje? Hewe, ama smile yanyu ari he? Okay. Munkunde please. Nukuri guhagarara hano ntago byoroshye nkuko nabibabwiye. Ni munkunda nanjye ndagira morale. Ni mutampa morale nanjye ubwo nyine namurabyumva. Hello? Or I can speak in English or je parle français. So ni mutankunda mu Kinyarwanda murankunda mu Gifaransa. En français tu aimais moi. Tu aimais moi? Urumva rero mu ndimi zose murankunda, sibyo? Kandi nukuri mukomeze muryoherwe n'umugoroba udasanzwe umubyeyi wacu yadutekerereje. Oh my God, tumwongera ndi mashyi. Amen. Muri introduction nibagiye kubabwira yuko ndi Cedars of Lebanon. Woo! Murahari Cedars of Lebanon. Amen. Nkafite umuyobozi wanjye mwiza cyane ndamwirata cyane, Betsy. Aha, nkaba nibagiye no kubabwira ko nshatse ndi umugore w'umuntu. Hello. I am married to a Bogart de Jésus, mon Dieu. Yitwa René Patrick Iradukunda. Jesus. Umuntu udakomye amashyi. Ni umugabo nirata cyane kuko haleluya yari yarabitubwiye. Amen. Aha. Ubwo rero tukaba turi umuryango ushima Imana, turi bibaju gusa nyine nawe murabyumva. Alright, niba protocol team basoje, niba batarasoza indirimbo twaba tukibakiriye. Precious Stones, please flow, keep us in the spirit. God bless you.
kunumva amagambo amomeza umutima watura ukunda. Hallelujah. Amashyi menshi cyane kuri Precious Stones. Amen. Amen. Hallelujah. King's Daughters, hallelujah. The evening is just beginning. Bwira mugenzi wawe ngo ubu nibwo twatangira rero. Ubu nibwo tugiye gutangira, umubwire ngo put on your seat belt. Ubundi ni à la carte. Oh my goodness. Amen. Ubundi ni à la, iyo mbivuze kabiri biba byarangiye, ubwo nyine biba byanze. Amen. Twagira umugisha udasanzwe, umugisha udasanzwe. Dufite abantu badasanzwe muri twe. Yo, hallelujah. Dufite abantu badasanzwe, abantu umubyeyi wacu Apostle yaduteguriye bari butuganirize, bari butubwire ibintu bidasanzwe. Mbese uyu munsi ni package na package nibyo turi butahane. Muri uyu mwanya rero munyemerere twakira umubyeyi udasanzwe. Njyewe iyo mubona mba mbona ari mwiza, asa nk'amata. Amen. Amata si meza, ni ukuri ni mwiza. Iyo atambuka ubona niyo abyina. Hari abantu batabizi ko ashobora kuba abyina, ariko iyo arambuye amaboko yari kubyina ndabikunda, nkabona namurya gusa, urumva. Ariko ni mwiza. She's amazing, she's beautiful, she's munyemerere tumwakire nk'aba young mothers. Ndabizi ko turaza kwiga ibintu bidasanzwe, turatahana package idasanzwe. Ni umukozi w'Imana, ni Pastor Therese. Munyemerere ku maguru yanyu, munyemerere mumwakire neza. Impundu zanyu ziri hehe King's Daughters? Impundu zanyu ziri he? Amen. Agiye kutuganiriza, agiye kutubwira ibintu bidasanzwe, ubwenge budasanzwe. Wow, what a privilege muri uyu mugoroba. Twagira umugisha cyane. Pastor Therese, uri mwiza, usa n'Imana, kandi King's Daughters turagukunda, tubimwereke ko tumukunda. Uyu munsi twagenderewe si King's Daughters gusa, dufite na Pastor Therese agiye kutuganiriza. Munyemerero n'amahirwe nagize kuba ngiye kumubaza iki kibazo, and then arahita flowinga. Ese Pastor Therese, nihe nama waduha nk'abagore bakiri bato hano uyu munsi, nka package twatahana twese tuguteza amatwi? We can't wait to hear from you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Maze mu nkunde simenyereye kuhagarara ku gatutsi mberutse. Hallelujah. Kandi imbere y'abanyamwuka biwacu hano muri Noble Family Church. Hallelujah. Tracy ansabye kuvuga ngo inama nagira aba King's Daughters, sinzi uko babivuga mu Cyongereza, ariko nuko nkuko mwabyumvise. Jewe bakimbwira ko nza kubaganiriza, nahise numva ngomba kuza kubaganiriza, ariko cyane cyane kuvuga ku buhamya bwanjye no kuzinukishwa buri wese ashobora kuba aca mu kibazo cy'ubuzima cyerekeranye na divorce. Uri mu rugo yumva rumeze nabi, yumva byamurenganye, yumva ati noneho ngiye kubivamo, ndumva. Hallelujah. Hallelujah. Nje kubabwira rero gato ku buzima bwanjye. Murambona kenshi ntago muzi ibyanjye, ntimuzi uko nabayeho, ntacyo muzi cyanjye, ariko narongowe ndi muto, ndongorwa ntakijijwe n'umupagani, nanone umuntu udakijijwe niko nabyita. Turabana. Hallelujah. Nukuri twabanye neza imyaka 16, ariko icyo
naje kubona ariko mbere y'ibyo byose reka mbanze ni présenter Tracy ya présence avuga uwo ndiwe ariko ndi umumama w'abana babiri n'abuzukuru babiri ikindi mfite imyaka 72 mfite n'umukwe haleluya ibyo byose ndabishimira Imana bansengeye kuba umushumba muri 2008 ubwo rero ubuzima bwanjye gice kinini nkimara gukizwa nakoreye Imana ninjiye mu Mana nirunduriramo malgré ko nari naciye mu bibazo bya divorce haleluya rero nashatse ndi muto nkuko nabibabwiye hanyuma icyo navuga nuko ntabwo nigeze nsengera mariage kubera ko sinari nzi gusenga sinari nzi nuko umuntu asengera kuzashaka haleluya naragiye gusa ninjira mu rushako narebye inyuma nashimye umugabo twashakanye ntabwo yari mubi yari mwiza ikindi yari afite situation nziza yari umugabo ushoboye kandi ushobotse ikindi kintu yari afite yankundiraga umuryango haleluya iyo yageraga iwacu yabaga umwana mu rugo narongoye n'umuntu w'umunyamahanga w'umuzungu ariko nukuri yari nk'umwana mu rugo ariko rero abatoya gushaka umuntu utafite Imana buriya ntaho uba wubakiye ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yabonye umuntu atari byiza ko aba wenyine ngo imushakira umufasha irangije iravuga ngo bazabana mbese irababwira ngo muzabana karamata Imana ntabwo ikunda divorce ariko divorce hari ubwo yiyempoza ikaza ikaba muteye yakwiyempoza gute kuri jewe byabaye ibintu bintunguye ntabwo nari nzi ko bishoboka kuko nta gahunda yabyo nari mfite muri jye ntabwo nabishakaga nta nubwo uretse nuko ntari nakijijwe sinari nkijijwe ariko no mu muco wacu ntago divorce ari ikintu cyiza abantu barakigaye ariko dore uko byagenze nagiye kubona mbona binguyeho umugabo aragiye arantaye kandi mbere yaho gato nari maze gukizwa ntangira kubona ibintu bisa n'ibihinduka ntabwo nari nzi gusenga cyane ariko mbona tutabyumvikanaho ariko noneho hatangira kuzamo ibintu bitari byiza bigeze aho afata inzira aragenda ntabwo nari kumuzirika namwe murabyumva yaragiye ndamureka aragenda ariko ndagira ngo mbabwire divorce irababaza gutandukana birababaza cyane cyane noneho mufitanye abana haleluya haleluya turabakiriye senior pastor na apostle turabakiriye nukuri turanezerewe kubana namwe natangaga ubuhamya ariko ubuhamya bwanjye ari ubwo kudekuraja kuvuga ku bubi bwa divorce ku bubi bwa divorce irababaza divorce itera isoni divorce ni ikintu kibi wumva usa n'uwacitsemo kabiri ikindi wumva ufite isoni kuko ugenda wumva
abantu bashobora kuba bibaza bati se uriya niwe mubi cyangwa byagenze bite. Ni akabazo. Ikindi ugira isoni wabaga ufite couverture wumva uhagaze neza ufite umutware umeze neza abantu banashima, hanyuma tudankukiro turuvuri wenyine bagutumira mu buko kumva udashaka kubujyamo, bagutumira ahantu ukavuga uti se ndagenda meze nte. Haleluya. Ariko ikiza rero nubwo bigoye, ariko iyo ufite Yesu ushobora kwicamo ukayicamo neza ukayihagararamo ukomeye. Haleluya. Haleluya. Rero nagize divorce mfite abana batoya bakiri bato, ariko nari narabareze mu buto bwabo n'abareze neza, twabanaga neza n'umutware wanjye. Hanyuma tuza dutandukana mfite imyaka 40, ari abadolescent. Ntabwo byari byoroshye. Noneho mpita nkizwa cyane, ariko uko nakizwaga cyane niko n'abantu batabyumvaga. Hari abavuga bati uriya nuko yahuye n'ikibazo cya divorce nta nagakiza haranafite, nukubura uko abigenza. Noneho ikindi kibazo cyabaye mu kurera abana bakubonye bakura, bakubona uri madame tout le monde, unywa inzoga, uzi seriva, umeze gutya, usohoka ujya mu mabwate, ibyo bintu byose ukabireka, kandi ukeneye ko mukomeza kumvikana, ibyo nabyo bikaba ikindi kibazo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko niba uri muri divorce wenda muri iki gihe warayinjiyemo par malheur nguko nanjye byambayeho, iyo uhagaze neza muri Yesu akubera byose. Haleluya. Arakuvugira ukagenda wemye, akuganiriza abana. Haleluya. Niyo batakumva icyo gihe, ariko barakura bakagutangira ubuhamya. Haleluya. Yesu naramubonye mu bihe byinshi bikomeye, kandi nukuri ntabwo yigeze andekura, ntabwo yigeze andeka. Yesu yahagararanye nanjye. Yesu arampamagara njya mu murimo w'Imana, nkorera Imana mu bintu bitoroshye, ariko naramubonye. Haleluya. Narasenze ndakutiriza, naririje, nagize gute, nsengera abana. Hari ubwo nigeze gutandukana nabo, ise yarabantwaye, ndavuga sinzongera no kuryama ku gitanda, sinzongera no kujya ku manywa kugeza igihe baziye. Ndagira ngo mbabwira ko Yesu ari fidèle. Nyuma y'iminsi 10 abana barampamagaye bati ngwino dutware, kuko icyo gihe bari ahantu ntishimiye kandi nzi ko batamerewe neza, bari bato mbahangayikiye. Umwana w'umukobwa mvuga se bizagenda bite, se yahura n'izi mpanuka izi murabizi iyo ufite umwana muto, ariko Yesu yarahabaye. Ndagira ngo mbabwira ko muri ibyo byose umutima wanjye warababaye, nagize igihe kinini cyane cy'umutima ubabaye, ariko Yesu yarajambira byose, aransetsa. Haleluya. Arashoza kwihangana, ashoza muri byose, nta n'ikintu nigeze muburana. Haleluya. Rero ndankuraja abakiri mu ngo, abagore bato, icyambere na mbere navuga ni ugusenga. Kuko gusenga uri muri Yesu ni ibyambere, kuko bigukingurira, bikuzanira ibisubizo, bikurindira umutware nubwo yaba adakijijwe, bikamukurindira. Yaba akijijwe bikamukuza, wenda ntimuri ku kigero kimwe, ariko nzi ko gusenga ari rwo rufunguzo. Ikindi ni ugukorera Imana. Haleluya. Gukorera Imana biraguproteja nabyo. Iyo uri umugore umusingle mother, ugakorera Imana, wumva ugomba guhesha Imana yawe icyubahiro. Ntago wumva Imana yatukwa ku bwawe, kuko hari byinshi biba bigutanta, hari byinshi biba bigukurura by'isi. Murumva natandukanye ndi muto, nafite 40 ans, ariko Imana yarambashishije irandinda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi ni ugusengera abana cyane.
nasengeye abana cyane bigeza aho nibaza niba ntarabagize nk'ibigirwamana, ariko ntangiye kubona resultat. Umwe yarakijijwe harabatizwa, ndabishimira Uwiteka, undi nawe ahora yakira Yesu, ariko ntegereje ko yinjira hariya muri ya muryango. Ndabyizeye kandi nzi ko Imana izabikora. Haleluya. Rero reka dusenge dushima. Ikindi nahuze nshaka kubabwira kucyerekeranye na divorce. Divorce irababaza ku buryo ugeze aho uvuga uti wenda naba n'uwapfakaye, ariko naje gusanga atari byo, kuko niyo wadivorishije ufite umutware mwatandukanye, nibura abana bawe ntago baba ari imfubyi, baba bafite papa wabo. Ikindi nagize abana bazima, ndabishimira Uwiteka, abana beza, ntago bigeze bashaka ko tuvugana tubaregera ngo umwe arege undi kuri bo. Baratubwiye oya, ibyo bibazo byanyu ntago tubishaka. Haleluya. Ibyo rero byaradufashije kugira ngo tugume no mu bumwe, nubwo twari divorce ariko twagumye mu bumwe. N'ukuri n'ubu turahura, n'ubu turasangira, afite undi mufasha, ariko ndashima Imana ko turi amahoro kandi ko nta kintu cy'urwango cyakuze ngo gikomeze gikuririze hagati yacu. Ndabishimira Uwiteka Imana yacu. Amen. Ngira ngo mu magambo make nibyo, nagira ngo rero uwumva yararemerewe na divorce abanza asenge, yongera asenge, asubira asenge, kuko divorce ni ikintu Imana yanga kandi ni ikintu kibi koko. Imana idufashe kandi ikibarinde. Nzi ko hano mu itorero ryacu uwo mwuka ntawe uhari, ntuzigere unahinjira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Munyemere twongera andi mashyi menshi cyane. Pastor Therese, what an honor. Munyemere twarenza aho ngaho kuko inama duhaye ntizisanzwe. King's Daughters wakongera ukarenza aho ngaho. Amen. Amen. Hallelujah. Kanange negera hafi kugira ngo murebe ukuntu ndi umubaju mwiza. Amen. Ese mwabonye ko presence y'umushumba wacu. Hallelujah. Jesus. Ndumva ibineza neza. Tukaba twagiriwe n'umugisha kuba turi kumwe na senior pastor nawe. Wow. King's Daughters twarenza aho ngaho n'ukuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ongera umbwirire mugenzi wawe ngo noneho ahantu tugeze. Ehe. Fire. Ehe. Jesus. Aha. So, muri uyu mwanya udasanzwe, umubyeyi wacu aba yaturoteye, aba yadutekerereje, ariko mbere yuko njyeho ngaho, Pastor Therese uri umugisha udasanzwe, utubwiye ibintu bidasanzwe. We see you and we love you so much nka King's Daughters. Sibyo yemwe? Amen. Dufite abantu badasanzwe uyu munsi muri King's Daughters gathering. Mwagiye mubabona, ariko noneho it is fire, fire, fire. Katubanza twumve niba DJ ameze neza hariya, kuko vibes ni vibes uyu munsi muri King's Daughters. Bimeze neza Reji? Umeze neza uyu munsi? Aha. Hallelujah! Amen! Tugiye kugera mu mwanya mwiza rero. Twabyumvisha. Twabyumvisha. La musique c'est bon, hein? Amen! Nabwiye ngo uyu munsi turavuga indimi zose zihimbaza Imana. Amen! Hallelujah! So, the first people tugiye kwakira uyu munsi, tugiye kugira pano iryoshye idasanzwe, ariko
instruction ya mbere ni uko dukeneye morale yanyu mu gihe tubakira. Murabinyemereye dukore practice turebe umuntu tugiye kwakira, umuryango tugiye kwakira ntago basanzwe. Mwabibonye ko ariko tugiye kubigenza. Noneho hahantu muzi, noneho nituhagera hahandi nituhagera aho nashatse kureba, noneho biraba ibindi ikirere kira abantu tugiye kwakira. Nagira umugisha cyane, ni ukuri kuba tugiye kubakira. Iyo batambuka ubona ubwiza, iyo bavuga wumva ituze gusa. That is none other than famille Jean-Pierre and Nicole. Come on, morale yanyu. Hallelujah. Amen. Muri beza cyane n'ukuri. Vuga ngo fire in my bones. Abandi tugiye kwakira wuzuye elegance y'Imana. Bwira mugenzi wangu elegance en français. Maintenant, je vais aka kanya tugiye kwakira abantu badasanzwe. Iyo batambuka ubona fraîcheur.com zero bresse. Famille Pastor Bob and Nicole. Amashiyanyari. Ariko elegance navugaga mwayibonye. Sinabeshe vraiment. And then of course, ladies and gentlemen. Ibyo nababwiye ngo morale hejuru twagiye. Ubu twagurutse. Ladies and gentlemen. Hey, wait, ntaba gentlemen bahari, Jesus Christ. Ariko barahari. Bari online, bari na hano. Imana ishimwe. So ladies, king's daughters, all families recognized. Muri uyu mwanya munyemerere. Nukuri, ladies and gentlemen. Mu gifaransa sinzi ukuntu gentlemen bavuga ngo gentlemen. Ariko muri uyu mwanya munyemerere tugiye kwakira cover. Tugiye kwakira umuntu udasanzwe. Muzajya mundekaho gato mbanze muvuge and then dukore bya bindi twa practices. Kambe nshize na telefone hano. Amen. Umuntu udasanzwe. Umuntu watubonye akadukunda. Aba nicyo Kristo yavuze muri twe. Umuntu udukunda ntacyo agendeyeho. Umuntu Imana yahaye ubuntu bwo kuduha amaboko. Umuntu Imana yahaye umugisha kuzana imiryango ikaba imwe. Jesus! Ese muriteguye tumwakire? Uwo nta wundi. Imana imukoresheje ibikomeye hano no mu mahanga. Imana yaratubwiye ngo hari aho idutwaye. Hano ni kuri maternité. Ntabwo ari umugisha hano gusa. No mu mahanga ni umugisha. No muri Europe ni umugisha. Munyemerere. Ni mwiza koko imbere kandi n'inyuma. Inyuma amashyizeho igikumwe gutya. Atambuka neza. Iyo atambutse njye numva mwuka wera anciyeho gutya. Amen. Help me welcome with all due respect, Apostle. Kandi ntabwo ari wenyine uyu munsi, ari kumwe na senior pastor. Hallelujah. Ariko twanabyinamo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, Regis. Amen, Regis.
ibyishimo byamfashe biba byinshi nibagirwa abantu bamwe na bamwe ariko mu nzu ye umubyeyi wanjye niba nyemereye nabakira ni kapo yuzuye ubwenge ugiye no kuri LinkedIn ubasangayo ni kapo iyo batambutse ubona ubwenge buri kugira gutya munyemeye twakire brother Pacific and Clarisse amen tubakunde cyane tubakunde amen hallelujah uyu munsi muri King's Daughters Gathering murabona ibintu tugiye kurya uyu munsi murabibona have your eyes seen mwabibonye ko turi kumwe na senior pastor akaruru for our senior pastor hallelujah hallelujah hanyuma rero thank you mom munyemerero tugiye kwakira undi muntu udasanzwe iyo atambutse ubona mana yanjye ubwiza budasanzwe niwe ngiye guhandinga over akayobora iyi pano what a blessed woman yuzuye ubwenge mumukunde Alida amashyi menshi cyane kuri Alida amen amen mumukunde mumukunde. Ladies and gentlemen, I present to you our panel for tonight. Wow. Karibu. Wow. What a night. Imana ishimwe cyane. Cyane. Ndumva bibaye byinshi. Ariko aposo mutwemereye twatangira ikiganiro cyacu twifuje gutangirana na familia Jean-Pierre na Nicole Bugabo kumva ikibazo cya mbere tutarajya no mu bibazo abantu badukurikiye turashaka kubabwira ko uyu munsi twaganiriye kuri motherhood mwayumvisheho ariko dufite n'indi topic nziza cyane ya money and marriage. Uyu munsi turavuga amafaranga arakijijwe ayacu arakijijwe ntimutinye rwose. God bless you. So kapo igiye kubanza ni kapo nkuko nabibabwiye Nicole na Jean-Pierre. Ndashaka gutangira mbaza Nicole, ese mwatubwira uko mucunga umutungo w'urugo rwanyu mu bihe bibi ni byiza? Murakoze. Haleluya. Ndishimye kuza ubundi nibijya ndishimye kuba ndi kumwe namwe cyane. Ndi umwana wo muri uru rugo nitwa Nicole nkuko yabivuze, Nicole Basile Bugabo. Mfite abana 5. Uyu mugabo ni byo gukomerwa amashi. Abana 5 ntabwo biba byoroshye murabizi. Uyu mugabo nyicaye iruhande n'umugabo wanjye tumaze imyaka 25 nabyitoje kubivuga 25 dushakanye. Urumva ntabwo nkiri mu cyiciro cyanyu, ngenda umugodli kuva haciye igihe ndi umugodli kandi nkaba mbarizwa muri iyi eglise. Umushumba wanjye n'uyu nguyu turamusangiye nta wundi kandi ndabyishimiye cyane. Ndashaka gutangira nshima mvuga ngo ubwa mbere na mbere ndashimira Imana yo muvuga ngo yatunze inkoni. Hari amaterme ndi ngenda niga gahoro gahoro muze kunyihanganira ninyavuga nabi. Imana yatugiriye confiance kugira ngo tube turi ahangaha kandi nta kintu dufite do special ari ubwiza bwayo gusa. Hanyuma ngashimira n'umushumba wanjye cyane ari we wanyu ko yatekereje ko tubikwiye no muri office. Hanyuma
ndumva ikibazo cyawe nagisubiza nimba nta kindi kintu naba nibagiwe cyo kwipresenta nta kindi ndi umugodli nabivuze ndi umugodli yego hanyuma ikibazo ubajije kiragoye cyane kuko kandi kiranoroshye biva ku kuntu gifasha njye ikintu navuga ni uko dutangira tukiri mu bufiyansaye niho twatangiye gutekereza ku bintu bya gestion y'amafaranga ko buriya muri fiyansaye niho abanyarwanda bavuga ngo niho ruzingiye niho bitangirira muri fiyansaye mugomba muze kunyihanganira nimvuga ibintu sa n'ubishimangira nuko ariko meze hari abatabikunda cyane ariko niko meze nuko nzi ko harimo ikintu navanyemo icyo gituma mbishimangira kuko buriya umuntu ashimangira ikintu yabonye yego tukimenyana twatangiriye aho ngaho kuvuga ngo turareba aho dushaka kujyana buriya bitangiye bityo hari ibintu byinshi bitangirika kuko muba mwamaze kumenya vision yanyu nimba iri hamwe ariko ikintu ushaka kuvuga nuko icyo gihe ntitwari dukijijwe twari abakristu beza twarabatijwe turi abana ariko tutarakira agakiza ngo tuvuge ngo tugiye kubigira fondasiyo ariko tukaba twararezwe neza buriya nabyo birakomera biba ari ikintu cyiza hanyuma dutangira deja kurebera aho ngaho tuti nimba ari wowe uzi kujera amafaranga reka aba ari wowe uzashingwa iyo horo uzahabwa iyo horo iyo nshingano yego izo nshingano noneho duhitamo ko ari jyewe urumva ko badamu bari aha ngaha ntabwo bivuga ngo buri gihe ni umugabo ugomba kuba ari ushinzwe umutungo w'urugo atari ibyo nize atari iki oya ari uko twitegereje tugasanga ari jyewe mfite iyo mpano birakenewe cyane ko umuntu mwicara mukicarana mukaba transparent mu bintu bya finance transparent yego donc bikaba transparent kugera igihe mubonera ninde ushobora kujya muri iyo gushingwa icyo ngicyo tuza gusanga ari jyewe atari uko dukurikije nimba ari jyewe mfite amafaranga cyangwa ntayafite icyo gihe rero duhita dutangiriraho haba iyo teste twamaze amezi makeya nyine tubireba dusanga ndebye vision afite nsanga ni umuntu udafite amafaranga nk'ibyo ni ikintu gikomeye udafite amafaranga ariko ufite vision noneho ibyo ni ikintu gikomeye cyane ku mugabo abadamu dukeneye kubahashyuhe tukamenya ko umugabo arimo kure afite aho areba yego niyo yaba adafite amafaranga ariko afite aho ashaka kujya ndahareba ntabwo hari hanyoroheye kuko jyewe ndi umuntu wikundira amahoro ushaka guhembwa amafaranga yanjye ariko ntiyamishe yuko we akunda business ubwo abimbwije ukuri deja transparency iratangiye noneho twinjira muri mariage twinjiye muri mariage nkomeza ari jyewe ujera uwo mutungo ariko ikintu ushaka kuvuga nuko iyo ujera umutungo ntabwo bihora biri fije ntabwo ahora ari situation iri fije iri iguma hamwe igenda ihinduka uko abana binjiramo uko mugenda mukora mwembi cyangwa umwe abura akazi ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ibyo byose twabinyuzemo sinzi nimba nagusubije akabazo gato yego mubivuzeho gato ko hari igihe bibaho ko umwe yabuze akazi undi aragafite ese namwe byababayeho byatubayeho cyane tukininjira no muri mariage twinjiye muri mariage twiga twembi murumva ko atari ibintu byoroshye twinjira muri mariage twiga twembi ariko
ngewe ngiye kurangiza stage ya mbere, ngiye kurangiza inuza ya mbere, cycle ya mbere. Noneho turabireba turavuga tuti ntabwo bishoboka ko tubaho gutya, biragoye. Haza kuba n'ikintu nibaza ko aba diaspora barimo kudukurikira bashaka kumva, hari ibintu byo guhabwa amaburse. Yari afite burse yo kwiga, nge ntayifite, mba kwa papa, nta kibazo mfite cy'amafaranga. Ubwo ngiye kuba kwa papa, papa ati ubaye umuntu mukuru, ndamwumva, atugomba kwirwanaho. Noneho umugabo wanjye nawe iyo burse yari afite, bati ubwo ushatse hari ibintu bitarimo kujyana, turayigukatiye. Ubwo turarebana tuti nuko bigiye kugenda. Yego. Noneho kubera kwa kuntu duhuza tugashira hamwe tukajya kurebera hamwe, duhitamo ko jewe nagombye guhagarikira aho ngaho kwiga. Mpagarika kwiga, nabonye iyo diplome ya mbere kugira ngo we akomeze. Icyo gihe rero ni jewe winjizaga amafaranga, we ntayo yinjiza. Iyo situation twayibayemo umwaka. Yego. Arakoze cyane. Mwabyumvishe ko hari igihe tubana umwe yinjiza undi atinjiza, cyangwa se bikanahinduka. Bishobora no guhinduka, noneho umutwara akaba ari we winjiza, madamu nawe akaba atari kwinjiza mu rugo. Arakoze cyane. Abitubwiyeho ko hari igihe babanye bose bashobora kwinjiza, hanyuma babaho n'ikindi gihe umwe yinjiza undi atinjiza. Kandi ibyo ni ibintu bimwe bikunda gutera ibibazo mu ngo zacu twe bakiri bato. Ndashaka kubaza Papa Jean Pierre, mu gihe mwari mwubatse yinjiza mwe mutinjiza, mwabonaga Nicole yitwara ate? Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza ubajije. Yitwaye neza cyane. Mbere yo kubasobanurira ukuntu yitwaye neza, nagira ngo mbanze nshimire nanjye, nshimire Apostle na equipe yose, team yose yaduhisemo ikabona ko dushobora kugira icyo tubaganiriza. Byanshimishije kubona mu King Daughters aujourd'hui. Biraryoshye kuba hano gutya, ari abagabo bake cyane n'abadamu benshi cyane, aba jeune couple. Tukaba twishimiye kubaganiriza uyu munsi ku rugendo rwacu. Ikibazo warumbajije rero, twari tukiri bato cyane natwe nkamwe, wari umwaka wa mbere. Umugabo ubundi essence Imana yadushizemo nuko wumva uri umugabo nyine ugomba kwita ku rugo. Hari bamwe batumva iyo responsabilité, ariko abenshi bumva yuko iyo responsabilité ari yabo. Ufite urugo, ushatse wumva ko umugore wawe ugomba kumuproteja physiquement, ukamuproteja kugira ngo ntagire ikintu kimukoraho. Murumva nyine nagize n'amahirwe, mbona umwana muto cyane, yari afite imyaka mike, nkuzemo gake muruta, nkumva ngomba kumuproteja. Ukamuproteja physiquement, nkanamuproteja aussi financièrement. N'amafaranga numvaga ngomba kumuproteja. Nanjye nkaba umugabo mu rugo, nubwo tutari dufite menshi, ariko numvaga icyo gihe mfite bourse yaratubeshejeho ayo mafaranga. Noneho dukoze mariage muri Suisse, twari muri Suisse, statut birahindutse bituma bourse yagiye bayihagarika, ariko ntabwo twari twabitekereje, ntabwo twari tubisubaza kubikora. Biba rero ikibazo kubera yuko amafaranga yarabaye makeya. Ngira urumva Imana yampaye umugore udasanzwe, kandi namwe nagasanzwe cyane, kuko yahise abibona uko ikibazo kibaye, noneho hasa naho arimo kukimisha, kandi nanjye ikibazo nkibona. Arambwira ati nanone ikindi Imana yakoze nuko yarageze muri cycle washobora guhagarika amashuri, ona cycle zigenda zibaho, agashobora gushaka akazi. Ariko gihe nari ngeze byasabaga ko mpagarika amasomo yanjye kugira ngo njye mu kazi. Nashaka gukora utujob dutoya, ariko tudashobora kwinjiza amafaranga twari dukeneye. Dukomeje utujob, ariko rwose twari utujob nyine tudatanga amafaranga. Twari dukeneye amafaranga
aba diaspora badukurikira barabyumva. I Burayi, Amerika, amafaranga babazi ntago na hano yego, ariko i Burayi ho ni ibindi. Niba ari loyer ni loyer mugomba kwishyura, niba ari assurance maladie mugomba kwishyura. Birabarika cyane kurenza hano, ko twabaye i Burayi tubana hano turagerageza tukabigereranya tugasanga ko hariya amafaranga mugomba kuyabara, agomba kuba hari. Murabizi benshi mwanabaye. Atangira akazi kuko ni umuhanga cyane, yahise abona akazi ako kanya, Imana yahise imuha akazi, agira amafaranga menshi cyane kurenza ayo nyine nari mfite. Nk'umugabo rero ikintu nabiko nakoze, nacishije make ariko ndamukunda cyane, ntago nabiretse kumukunda. None hambera imfura kugira ngo ampishe ko arimo kwinjiza amafaranga menshi, yahembwa akamakarte aho tugiye hose, icyo dukoze cyose akaba ari nkaho ari ngewe nayakoreye kandi ari we wayakoreye. Birakomeza, murumva twamaze umwaka wose bimeze gutyo. Ndakomeza ndiga, ariko sinumva ko mbaye umugabo nsubiye inyuma, ntarukiri umugabo. Ndakomeza mba umugabo, arabimfashamo cyane, ngenda nzamuka, twajya ahantu hose ibintu nkabyishyura, ngeraho n'ahantu nibagirwa ko y'amafaranga atari jye nayakoreye. Ntabwo yari menshi, murabyumva ko yari wenyine ukora, ariko yari atubeshejeho neza cyane. God bless you. Murumva ko atubwiye ikintu cyiza kimwe mfashe muri byinshi atubwiye gikomeye, covering your husband no mu gihe bitameze neza, kuko uri umugore mu rugo, uri umutima w'urugo, kuhaba kama covering. God bless you. Apostle, mutwemereye dushobora gukomeza na couple yindi. Okay, murakoze cyane. Ndashaka gukomeza na couple ya Pastor Bob and Nicole. Turatangirana na Pastor Bob. Mwabyumvise, n'abaje nyuma turi kuvuga ku mafaranga no kubaka urugo, cyangwa se money and marriage. So Pastor Bob, mu rugo abagore bato twibwira ko tuzi neza gucunga umutungo w'urugo, ariko rimwe na rimwe ugasanga uburyo tubikoramo bubangamiye abo twashakanye. Nk'umugabo, perspective y'umugabo, ni izihe challenge mubibonamo, ndetse ni iyihe nama mwaho umugore muto uri kubinyuramo muri iki gihe? Yesu ashimwe. Natwe twagiriye ubuntu budasanzwe bwo kuba kuri pano. Turashimiye umushumba na timu yose yadutekerejeho. Twe turi in between, ntituraba abagodiri, ariko turahana aho ngaho. Rero ukibazo mbajije, ari n'ikindi bari bambajije twicaye hano cya Jean Pierre, barambaza ati iriya carte we bayiguha? Icyo wari umubajije, nijya wamubajije iyi carte yo bayiha Bob. Nicole yavuze ati ntago nayimuha rwose. Uriya kapoze, asanze kapoze imeze wagira ngo ni mu nyanja, ziratandukanye. Numvirije Jean Pierre rwose munani imfura. Bane babamugisha, yaba nanjye abantu bagiye muri fiançailles babipanze, twe twakoze ubukwe tutabiteguye, none rumva amateka asamwe rwose, ariko Yesu yabigenje neza, dore aho turi. Amina. Rero kimwe navuga kuri icyo kibazo bumbajije cyo kumenya yuko abagore aribo ba gestionnaire beza en general, nuko twe twarakoraga twembi,
ariko hatangira kuzamo ikibazo cya Nicole arambwira ati rero ndabona amafaranga ukorera reka nzajye nguha amadolari 50. ndambwira ni kwa General Yesu ngiye nkorera amafaranga umpe 50. ndamwereka noneho n'akazi nkihorere niba ari byo ngibyo ngo yango amafaranga tugomba kuyashyira hamwe ngo ukarya make andi nkayabika. ndambwira ntago uzi iyo mvuye. urumva nari maze imyaka 2 ntakora. So maze imyaka 2 ntakora nza muri Canada ntangira kubona akazi. Niho ntangiye gukora atangira no kumpangira. Ndambwira nti shere maze imyaka 2 ntagura umwenda mushya. Maze imyaka 2 ntiha restaurant nishakiye. Rero ndi gukora nkavunika urashaka kuma $50. Niyo nondo Jeze nayo mfata. Ni wowe reka dupange umbwira amafaranga dukeneye mu rugo nya disponibilize ayandi ntumbwire iyo byanyuze. Undeke ko mfite ikibazo cyangwa umugisha ama generous person. Rero ntago ari gihe nshobora guhura n'umuntu afite ikibazo nkayamuha nkahita nibagira ko nza kwishura ruwaye. Ariko simba mubwire nkaza kubimuhisha nkiyaranja to nkayishura ariko atamenye yuko yayandi nari nariye. Rero kuri icyo ngicyo kucyerekeye gestion bivaravana na etape y'ubuzima aho mugeze. Etape y'ubuzima tugeze he kuko finance ikibazo iza gutera ya amplifia ibibazo byose biri mu rugo. Nubwo mwamukundana mukenye uravuga ngo urumva ngo nubwo twagenda dufatanya amaboko muzi ko mutishura rwaye murafatana mufatana biki. Muzi ko abana batagiye ku ishuri hari ibintu muba mutagifatana no mu gitanda ni mufatana ntabyo rwose. Ebana biba byarekuye ubutekereza yagukoraho uti have hari ibyo ndi gutekereza. So I believe yuko abagabo rero surtout ko najyaga mubwira Nicole nkambwira ntigiye mfite ikibazo ntago mfite za mbaraga zo kuza kugushaka nkuko najyaga gushaka. Urabona mu rugo ari gihe ukomeza urambagiza kugira bigende neza ariko mfite ikibazo izo mbaraga ntazongera rwose. Ndambwira uraza cyangwa ubyihorere. Rero nukumenya etape tugezemo. So couples tunyura mu maphases hari romantic hari reality hakaba na commitment. Rero kenshi rero couples nkizi ngizi mbona zicaye hano mugeze muri reality. Reality check rwose. Ukavuga uti bwa bundi wa mugabo nuko amera wa mudamu ashaka kubaho nk'umuturanyi wacu ashaka ko abana bacu tubajyana Green Hills kandi tutarabibasha. So agatangira kuzamo utubazo tujyanye n'ubuzima aho bugeze. Mwakundanye mwakoze ubukwe muri babiri mwari mutuye mu kazu ka deux chambres noneho pressure yaza ukavuga uti shere ko mu rugo bagira baze bansure ushaka badusure dutuye muri kano kazu twakwimutse mukimuka mukajya mu ya 500 mwari mu ya desa musagura mwayena mu ya 500 ari umuriro uriyongereye amafaranga dépenses zibaye nyinshi ariko income ntizahindutse. Ikintu rero kindi kigiye guhinduka ni imyitwarire. Mweta mutangira murakaranye utangira umubwira uti wowe ibintu wama wishiramo sinza abantu twaba turaganira kare avuga ati nk'umuntu akabavuga ati yewe ti iPhone igezweho kuki utayinguriye ati ku kazi bose barazifite abagore ba ukamubwira uti we uri umugore wanjye ntago uri umugore wa babandi. So reality yikikinze muri couple niho ubusharire buza. Rero hari reality utamenya iyo amafaranga hari. Buri amafaranga abazo mwiri ya jambo muri Ecclesiastes ngo amafaranga ngwakemura ibibazo byose. Hari igihe twajya turakarana Nicole tujya kurara mu hoteli. Kumva biragabanutse. Ukumva no mu mutwe ariko rero iyo twashwanaga na ya hoteli nayo kurya dahari mukizunguruza muri iyo nzu muri babiri. Aratambuka ukanga ukuntu agenda ukanga uko yicara ukanga uko avuga ukanga uko yitwara ukanga uko yitabye telefone ako suba witaba ibiki n'ibibazo dufite. So rero iyo reality ya kikinze niho urugo rutangira gusharira.
mu gusharira rero niho ya romantic party ya mbere ivaho, ugatangira kubona rero reality umuntu ukuntu ateye, ukamenya trauma z'iwabo. Rero nkigeraho rero muri za trauma z'iwacu, twebwe murabizi tujya tubaganiriza kuri Jyewe na Nicole ko dufite background zitandukanye. Bo bakuze ibintu bipanze biri soft bimeze neza, ariko nabo ikibazo yari afite nta dreams ndende yari afite. Iyi rwose Nicole nige namusengera ngo ave mu kazi, akumva yakora agahembwa amadolari 18 muri Canada, hambwe yose uri mu biki wa warize ni wize wese amafaranga nayo kugira gute, akambira ngo ariko wamushaka ibintu birebire. Ni yes, ntago uziyumva wewe unacheza we urashaka utuntu duto. So naramukuruye nanjye muvana muri iyo comfort y'ibintu bisanzwe, ndambwira you can aim mu bintu byiza, turashobora ku dreaming. Kuko I remember nije nabaye umuntu wa mbere muri family naguze imodoka nshya 0 km. Noneho kugeza naho n'abaturanyi batubwira ngo twirase. Buri arigiye muba nubwo muri Canada, ariko arigiye ibyo wavanye wanyu bitakuvamo, igihugu nago kibihindura. Noneho akango mwirase twatahingiye kujya gutura mu mazu ahenze, ndambwira ni ibi nibyo nifuza. Ariko ugasanga uwundi duke twe duhoraho. Naho ngaho Nicole wanje ahantu yahahiraga imyenda, Yesu we tabara, naraje ndambwira nti hoya kwa General Yesu, umugore wa Bob ntago yahahira hano, ntangira kwa upgrading. So ku kibazo warumbajije byose biravana na twese aho tuvuye. Kimwe gusa nuko mwabiganiraho, kwambwira uti by the way aho waruri hari heza, ariko hari ahandi haharenze. Kandi gestion warumbaje kuri gestion y'urugo, gestion ntaga ari ngombwa ko igira umugore cyangwa igira umugabo, bivana n'umugestionnaire mwiza. Nkanjye ndabizi ko niwe mugestionnaire mwiza genda yarya nkayamara. Rero nayamuha akayajera we akazabigenza neza, ariko nanjye neminga kumukurura nkamutwara kumwereka greatness uko yisa n'ibyiza twabamo kuno byagenda. Thank you. Wow. Amen, amen. Ikibazo gikurikira ndakibaza Nicole. Pastor Bob atubwiye ko mwabiciyemo n'ubuhamya butandukanye mujya muduha. Hari igihe mwabayeho mwigize ukora ushobora kwica ushaka cyose, hanyuma haza kugera ikindi gihe noneho ugomba kwita ku rugo, hanyuma Bob nk'umupapa w'urugo akita ku rugo ari ukora. Noneho icyo gihe mwakitwayemo mute? Mwabashije gutsinda mute za tentation abantu bagiramo nk'abagore bato, kuko harimo niyo aspect yo kuba urugo rwari rukiri ruto mu rugendo rwo gukura. Murakoze. D'accord. Merci Alida. Nande ndashaka gushima imbere yo gutangura, ndashaka gushima umushumba na office mwatwiyumviriye kugira ngo dushobore kuba hano kuri pano kuri uyu mugoroba. Merci Apotre. Nkuko Bob yabivuze, jewe ndi akambuke ko ndi umugestionnaire mwiza, situkwirata, ariko ni force. Umwe wese muri couple aramenya force na faiblesse y'undi. Par rapport y'ico kintu naramenye ikibanza canje. So winjira muri mariage of course uri célibataire, donc urimenya amahera uronse na yawe uyajya uko uvyumva. So winjiye muri etape ya mariage muri babiri, twebwe ntitwagira ubuntu bwo kumera nka Jean Pierre na Nicole bwo gushobora kubivugana imbere ya mariage uko umutungo wacu tuzowugenza, kuko ntabyo tugeze twiyumvira pe, twabiguyemo. Ariko icyo nibuka nuko nari nzi uko Bob ameze, naramubona nkamubona uyu arakonsoma. Yesu atabare. Kuko sinabona ukuntu ko ndi umugore nobwire umugabo ngo gira iki ntugira iki. Nubwo yamvuga ngo iyo $50 yari par rapport y'ibintu vyinjira.
urumva uraharura ukavuga uti bon reka mve kuguha $50 ariko we wakumva ni control hari ukuntu abagabo rero baca bumva umengo urikura mu control ariko jewe ntiyari control yari par rapport yuko mbona aho turiko turaja mugabo biragoye iyo perception kugira umuntu ntayumve kuri kura mucunga cyangwa uri kuragerageza kujera amahera yakoreye so je rero ikintu canshikiye nuko hari akantu ga trending akavuga ngo I am a stay at home mom so it's bira trending ubu umva umugore nyine tuvuga tubigira cute kama yuri muhira wagumye mu rugo gashireko akantu nyene kari cute kugira ngo bigira akantu sinzi ko muriko muranyumva hello so jewe nibaza ko ikintu ca mbere kigoye ni ukutamenya iyo shift yabaye mu buzima bwawe saison changement ya saison je nababwiye ko iyo saison ndi n'umucélibataire turi no mu rugo mu myaka ya mbere narakora so twaragera ariko je nabo muteze tugira ikibazo cyo kuvuga ngo gira ibingo umwe wese yaragira uko mfise amahera nakora ivyo hame ibindi nawe agakora ibindi kandi byagenze neza imana yanje rero nuko nakuze iyo background yanje saving nukuri nari nzi gusavinga aho hantu avuga ngo nagurira ibintu rero okay hari ahamwashe ariko narabegwa it's okay it's not about je numva igikuru nuko mbereho so naramenya gusavinga hama avantage y'abantu babaye hanze bamwe ibihugu bimwe twe baraduha amahera y'abana so iyo baguhaye amahera y'abana usavinga encore plus so amahera y'abana rero avantage y'abamama abantu tubana ntibayamenye so iyo rero spendinga ni muri Canada reka mvugira muri Canada sorry iyo nzi ko spendinga naravuga nti uyu mutipe reka ndayashire ku ruhande on ne sait jamais kuko ashobora kuyaspendinga akazoza kumbwira ati bite chérie hari ukuntu umeze surtout encore une fois iyo muri couple jewe sindi mu risk taker nta na gatoya je ndi vraiment hasi ndi pied à terre ikintu kitagenda sindakibona birangora kukijamo uyu nawe afata amariske mu gitondo du lundi au dimanche so nama ndi muri iyo pressure yo kumva I don't know sinzi ukuntu bimeze n'umusaza ashobora kumbwira ati sheri uku kwezi urihe jesi ndiha so kuko yashaka ko investisa kuko abagabo barabakure so iyo babikora biyumvira ko umva bariko baraduprotectinga bariko baragira future yacu ariko twebwe nk'abagore iyo security financière idahari neza cyangwa utayibona ukuntu imeze turahungabana so ico kintu nticoroshe iyo mutagize ikintu cyitwa communication basi mube hari ikintu Nicole yavuze ngo mube transparent muri finance basi ashobore kukubwira ati okay numvise projet par rapport ya mahera dufise ngo mankure kwaya wumva gute akubaje wumva gute deja réponse ya mbere ni non jewe ni yari non automatiquement gushika yige gutangura kunyumvisha aho bishobora kuja uko bishobora kudufasha nawe ibyo ntivyamworohera cyane en tout cas personnalité yiwe vraiment ntivyamworohera so rero iyi space yo kuba mu king's daughter umumama mutoya mu rugo ibihe byahindutse rero ubu ntagishobora gukora je byarankubise kuko sinamenye iyo shift ko yambayeko nashitse muri kino gihugu ntangura gutegura amaseve nkuko bisanzwe bon je vais appliquer ndaza kurondera akazi kandi numva ari bisanzwe ariko kuko ntamenye ico kintu Imana iri kirancishamwo jewe cara nsikamiye reka tuvuge gutyo sinamenye yuko ndiko ndiga kudependa ku Mana ariko no kuri cash bobo yinjiza kuko ntavyo nigeze menya mu buzima bwanje so rero ntangura kwiga gusaba ni nukuri mu gifaransa bavuga ngo ni nka brisement reka ndabivuge gutyo yari brisement ntibyari byoroshe kumva ko none namusaba n'amahera yo kuja muri salon de coiffure hari abantu bumva ko ari ibintu bisanzwe ariko si bose kandi c'est pas grave aba muri Afghanistan baranyumva jewe ntivyanyoroheye kumva ko nosaba umutware wanje amahera hama ntangura kumva ni peut-être hari akantu katagenda neza muri jewe ka orgueil pride kari gahari nta kibazo so aka pride rero gatuma nyene iyo saison
itoroha ugasanga muri ko murashwana kuko wewe lack ufise mu buzima bwawe muri iyo season itegerezwa kuzuzwa rero ukuntu yuzuza na ahantu hamwe honyine Imana ikubwiye ngo yisabe sindi bugende nama ndiko ndabwira umushumba ndashaka kuja muri salo umushumba ndashaka kugira ivyo ntibishoboka so nuyu Imana yashizeho kugira nshobore kumusaba so iyo etape Imana yayincishamwo iramvuna ariko mu nyuma rero ntangura kumenya ko ariyo ndimu kuva menye ko ariyo ndimu umva n'amazi ca ndamurungikira kode ya momo ni riha ubu narabohotse ku buryo nibaza ko peut-être twarageze ko ndonka akazi so ni shift utegerezwa kugira kuko ku mugore kutamenya ibintu vya finance sécurité financière birahungabana pa kuko ategerezwa kuyajeha mugabo kuko yiyumvira muri ensemble yiyumvira abana yiyumvira ibintu vyose suko mugabo atavyiyumvira ariko twe turi muri details abagabo benshi batabona iyo umugabo nye ko atanze loyer atanze iki ntanza kumenya ko inyanya zaduze ku isoko wewe ni udiringa n'umukozi utwo dupapuro si waturonka ni jewe so iyo wewe uri entre umugabo n'umukozi n'ibindi byose byo mu rugo so wewe ni utegeza kujera ico kintu so Imana rero yangiriye ubuntu bwo gushobora kumenya saison ndimwo yo gushobora kubaka no kumenya yuko identité yanje ihagaze kuko ndiko ndakora ihagaze kuco ndi muri Kristo kumenya ikibanza cawe ego tu es gestionnaire ni wowe ugera kandi si wowe ukora umva uko ugera ivy'undi muntu kandi Imana igaca ikwigisha no kuntu bigenza ikanakwigisha no gusavinga mu mahera atari gwawe I'm telling you biraryoshe cyane ku buryo numva umengo iyo sezi impereye ko nomera nabi gatoya so thank you wow amen amen mwabyumvishe batubwiye kuri experience zabo zitandukanye zose zijyanye no kujera amafaranga mu bihe bibi n'ibyiza ariko kimwe mu bintu biremerera imiryango mitoya cyangwa se abari mu rugendo rw'urushako ni imitekerereze ya muntu muri cya gihe nyine bitutumvikana hari ibintu bidukoraho hari akantu gato ashobora kuvuga bikaba bibi cyangwa se agatuma unatekereza ukajya beyond yaba ari umugore ku mugabo we cyangwa umugabo ku mugore turashaka kubaza our next couple Pacifique and Clarisse nkuko twabivuze turi kuvuga kuri money and marriage so ndatangira na Pasi muraza gutangira mutwibwira mushobora no kutubwira namwe kuri experience yanyu nto ariko muraza kudusubiza iki kibazo ikibazo twibajije ariko tukibaza tuti bigenda biti ushobora kudusubiza ugasanga uri gukizage cyangwa undi mu young mother na kapoye Pasi ni gute mushimangira kandi mukanarinda urukundo n'ubuzima bw'imitekerereze bwa mugenzi wawe nk'abashakanye no mu bihe bitoroshye mwacamo mu rugo cyangwa se mu kurera abana munatubwira uko muhuza inshingano zo kuba umubyeyi w'abana bakiri bato no gukomeza kuba umukunzi w'uwo mwashakanye Shalom turashimira umubyeyi wacu Apostle kuduha amahirwe ngomba gusubira ku ishuri kugira ngo nsubize iki kibazo hanyuma na Mwuka Wera akadufasha no kuvuga nyuma y'abavandimwe bavuze ibintu byiza twigiyemo byinshi nitwa Pacifique kwizera irumva mfasha wanjye mwiza Clarisse Mutesi mwitegereze umwaka utaha tuzuzuza imyaka 10 turi married dufite abana 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe ndi umumene of Isaka hanyuma nawe akaba mu King's daughter to be proud kuba muri no ministry rero ubuhamya wenda twabuvuzeho gatoya ariko reka twinjire wenda gushaka igisubizo gatoya kuri experience ntoya dufite ariko natangira n'ijambo ry'ikinyarwanda ryitwa akaramata
akaramata iyo bari kudushyingira twambikana impeta hari ijambo tuvuga abantu bari gushyingira n'abantu bagiye gushinga urugo. Iyo twambikana impeta tuvuga ririya jambo ngo tugiye kubana akaramata. Ntekereza ko kenshi amakouple menshi hari igihe tutabitekereza ngo twumve iyo covenant tugiyemo. Apostle akunda kuvuga ngo ni one way ticket. Rero ikintu cyonyine navuga wenda n'ibindi ndibuze kongeraho ariko icy'ingenzi gishobora gutuma dusubiza ikibazo mutubajije nuko twasobanukiwe ijambo dusengera ijambo akaramata. Kuko akaramata nuko tugiye kubana iteka ryose kugeza Yesu Kristo agarutse. Bivuga ngo ni in and out of seasons, mu bihe byose na karamata tugomba kubana, byaba biryoshye byaba bitaryoshye. Twagize igihe cyo gutegereza abana muri iyo myaka 10, umukuru afite imyaka 4 irengaho gatoya. Nuvuga icyatumye dutegereza nuko twari twaragiye mu rugo tuzi yuko tugiye kubana akaramata. Ngo rero mana tuzabana akaramata nubwo aba bana utabaduha, ariko twari dufite ibyiringiro. Nicyo cyambere nashaka kuvuga. Rero iyo twatekereje ku karamata tugiye kubana no turavuga ngo nihe foundation uruhe rufatiro twashyiraho. Urwa mbere byarakaramata. Icya kabiri twari tuzi yuko urugo rufite saison zitandukanye, kuko twese turi batoya. Ari Clarisse ni bucuri wabo, ngewe ndi kinege, ntabwo nabonye uko umugabo yubaka urugo. Clarisse yagize amahirwe yari afite abavutse mbere y'abavandimwe. Twizera neza ko turi kandida ya divorce, turi kandida yuko dushobora kugira ibibazo bitandukanye izindi ngo zihura nabyo. Rero twicyo dusenga, turasenga ngo Mana uturinde kugira ngo tugume muri iyi foundation twashyizeho yo kubana karamata. Rero muri bimwe bijya bitubaho wenda mu kuba busy nk'umugabo, ngewe nkunda gukora. Rimwe na rimwe wenda bikaba byanarenga ko nshobora gukora amasaha 15 ntaruhuka, kuva mu gitondo kugeza nijoro. Rimwe na rimwe ibyo bya work life balance ndabyizera n'ibyo turabisoma turabyiga, ariko hari igihe aba ari kubuteye. Rero ni byiza yuko umenya imbaraga za mugenzi wawe n'intege nke. Rero Clarisse arabizi ko ndi workaholic, niko wenda nkora nshobora gukora cyane. Nshobora kuza hano mvuye mu kazi tukajya muri gahunda zikagera igihe gitandukanye, nkaza gutaha nkajya mu bana, ugasanga uryamye wenda n'urugero saa 9 z'ijoro, ariko nta stress irimo kuko ubizi ko ari ku mubiri wawe ufunctiona. Wenda mugenzi wawe ntiyabyishinga, ariko Clarisse icyo yaje kunyigisha, yaje kumenya yuko meze gutyo, akajya anyibutsa rero ati abana baragukeneye. Rero iyo atabashije kubimenya, hari babana bashobora kumisinga papa wabo, kubera yuko turi gukora nk'abagabo kugira ngo tunge urugo, ariko tukibagirwa yuko urugo bitarangira muri aya mafaranga twari turi kuvuga. Turi kunaturinga next generation. Hari abana Imana yaduhaye bumugisha kugira ngo tubane tubarere. Rero ibyo bigatuma shyiraho support system. Muri COVID nibwo umwana wacu mukuru yavutse. Rero kubera ko twakoreraga mu rugo, nawe yahise ajya kuri gahunda y'akazi. Yamenyaga ko mu gitondo muri break ashobora kuza kureba mu ka office gatoya twari dufite, kandi yabazi ko icyo gihe ari icye, akaba ari yo focus. Ariko akamenya ko iminota nirangira ari bugende akongera kugaruka muri lunch. Ariko bikadufasha ko atari butubure. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko dushobora kwibagirwa ko Clarisse ankeneye. Icyo nacyo ni ikintu rimwe na rimwe abagabo tudatekereza kenshi. Dutekereza ko iyo twatanze amafaranga hari ibiryo mu rugo bihagije, ibya feelings tukabyibagirwa gatoya. Rero Clarisse akaba ari umuntu, we n'umuntu ukunda nyine presence. Mbe turi kumwe yamfashe,
andyamyeho mbega nuko nguko we yakira urukundo. Ku bagabo bamwe bishobora kuba uncomfortable about uyu mugore ariko iyo utangiye kumurebera ngo uyu mugore nta wundi mugabo afite, nimba ariko yakira urukundo rero nimba ariko yakira urukundo akaramata kantegeka kwiriya sakoshi nzayitwara, uriya mugabo wandeba akavuga turiya mugabo ni inganzwa biramureba, njyewe ndayitwara kuko hari ahantu ndi kuhira, kandi kugira ngo tubane akaramata ngomba kuhira uwo murima. Rero niyo mpamvu nitwicara umuntu akaba yagufataho, hari abantu wenda ashobora kuvuga ati ariko bariya nabo barakabya. Nta kibazo, tureke dukabye kuko niko akaramata kacu kabaye. Kuko ntabwo ari ibintu byo kumaking up, ntabwo ari ibintu mbega biri plastic, ariko nuko umuntu agerageza kuvuga ngo kugira ngo abeho yishimye nuko nshobora gukora the extra. Rero niho hahandi no mu bihe bikomeye ngomba gutekereza, ariko ikintu cyatuma tugumana na Clarisse akaramata ni iki? Nkamenya ko ananiwe, nkaba nafata umwana nkamwoza, nkaba namuhindurira pampa, nkaba namugaburira, nkamubwira ngo genda uryame uba amahoro. Ariko nkanibuka yuko hari igihe tuzaba dukeneye twembi tugashaka umuntu udufasha, cyangwa wenda nanjye hari gahunda zabayeho akaba umwana azi ko njya kumufata buri gihe, ariko ukagira support system rimwe na rimwe, ukamenya ko hari umutonto cyangwa umutantine cyangwa grand-mère ushobora kugenda agakora zimwe mu nshingano kugira ngo wenda dusohoke. Rero ibyo nibyo bidufasha mu kubana buri munsi, kumenya needs za Clarisse. Rero abagabo muri rusange akenshi twe turirebaho, none twavuga ngo twabirangije, ibiryo birahari, baryamye neza, minervale nta kibazo, ubundi tugasiga abadamu bacu muri depression kubera yuko tutabashije kujya the extra mile. Rero dufite abana babiri, wa kabiri n'uwa gatatu barakurikirana cyane. Ni ukuvuga ngo umwe yagize anniversaire undi ari kuvuka, bose bavuka itariki umwe ari batatu. Ni ukuvuga ngo mu myaka 4 twagize abana 3. Aho rero ntabwo nabimuharira wenyine kuko it's a lot of work. Tugomba kwicara tukabitekerezaho ngo turaza kubimanaginga gute. Wenda nsoza ku kigendanye na finance, twabaye muri sezo zitandukanye. Ko twahuye na Clarisse ndi umunyeshuri, akazi ka mbere nahembaga 180. We yari afite akazi keza, ajya atwara n'imodoka y'akazi, yizirikaho igisasu, aho ati umutipe turajyanye, kubera ko yari yizeye vision wenda ibyo papa Jean Pierre yavuze. Navuga ati ndabona hari ahagana, turabana. Twagiye tuba mu masezerano atandukanye ku buryo finances ntago zigeze zitugora, kuko twabonye Imana iprovidinga, nta mbaraga nyinshi twashyizemo, bwaki kabitwara kandi katurinda, nta zindi mbaraga twashyizemo. Kubana karamata hari grâce y'Imana iza mu rugo muri sezo zose. Rero twabaye igihe Clarisse ashobora guhembwa, hari akazi yakoze ahembwaga amezi 3 mbere ataranakora. Icyo gihe ntabwo yigeze agira mbega kumva ngo ngewe nige mugabo muri uru rugo. Yakomeje n'ubundi ayo mafaranga yampa akaba ari ngewe uyajera. Bigera igihe Imana yemera yuko nawe ajya muri career break, bikaza ku rundi ruhande, so ugasanga muri seasons. Rero nta na rimwe dushobora kugira ikibazo cyo kuvuga ngo byabaye byinshi cyangwa byabaye bike. Tuzi yuko ari Imana iprovidinga. Icyo twakoze muri za foundations ni ukureba non-negotiables, ni ibihe bintu tugomba guprioritiza kurusha ibindi, tutajyamo impaka. Icyo rero tutajyamo impaka, icya mbere tugomba kuba heza, Imana ibidushoboreye, abana bagomba kwiga neza, wenda ntitubure n'icyo kurya. Icya 10 cyo kigomba kuza mbere, ariko icya 10 kiragora iyo bitameze neza pose. Hari igihe
tugitanga twishimye, ariko hari igihe kiba kigoye kuko ureba ibindi cya coverinze. So, ibyo byose rero ayo ma expenses yose na negotiables, ibindi by'imyenda, ibindi bya luxe biza bikurikiraho igihe ibyo ngibyo byabaje kurangira. Rero ntabwo dushobora kugira ikibazo cyo kumanaginga finances, tugira ikibazo cyo kumanaginga imitima, kuko hari igihe mba numva hari ibyo yakabonye ntari kumuha muri icyo gihe. Hari igihe dushobora kuinvestinga mu bintu bigahomba completely, ariko tukibuka ko turi mu karamata, tukarebana tukavuga ngo uko byagenda kose ni njyewe nawe tugomba kubaho twishimye. Nuko nguko twashoboye kuba muri seasons zitandukanye n'uyu muntu. Wow, arakoze cyane. Murumva ko akaramata tugomba kugatindaho. Ndashaka kukubaza gato tutarakomeza na Clarisse, utubwiye ibintu byiza, uko witwara. Turabizi ko umugabo buri gihe iyo akora akorera umuryango, n'umugore yego iyo akora nawe akorera umuryango, ariko cyane cyane byitirirwa umugabo. So utubwiye uko ubigenza no kugerageza kujera ku buryo batakubura, yaba ari uwo mwashakanye nk'umukunzi wawe ndetse n'abana mwabyaranye. Ni iyihe nama waha abagabo bakora ibitandukanye n'ibyawe bari kutwumva uyu munsi? Ni Imana ishobora gutanga ubuntu kugira ngo ibasobanurire, kuko buriya umuntu kumuhindura ni ibi biganiro umushumba aba yaduteguriye kugira ngo duhane ubuhamya, duhane experience. Ariko ikintu nkunze kuvuga cya mbere nuko kubaho ubuzima ubabaye cyangwa ubabaje mugenzi wawe nta bundi buryohe nzi tuzagira usibye ubwo mu ijuru tutaramenya neza. Rero inama nagira abagabo niyo kuvuga ngo ese ni ayahe mahitamo ushobora gukora kugira ngo ubeho wishimye. Rero kubaho wishimye nuko waba ufite umuryango mwiza, ko ruriya rugo wagiyemo, mugabo unyumva, ruriya rugo wagiyemo hari impamvu warugiyemo. Ibyiza nuko mwabaho mwishimye. Kubaho mwishimye nuko hari trade offs, hari ibintu bimwe wakwiyambura kugira ngo mwishime. Ibyo bintu bimwe rero ni wa mwanya, ni trade off, kuko umuntu yakakozemo ibindi, ariko kumenya ko mugenzi wawe agukeneye ni icya mbere, ariko bisaba iyo trade off. Icya kabiri nuko ugomba kumenya ko aba bana baragukeneye, ni trade off, kuko hari inshingano zo kurera abana twumva ko ari iz'abagore gusa. Njya numva n'abagabo rimwe na rimwe tubyirata, ukavuga uti umugore yarabareze noneho byanagenda nabi tukabyitirira abafasha bacu kubera ko ngo nibo babikoze. Ariko mu by'ukuri ntago numva ukuntu umuntu yivana muri iyo karita kandi mwari kumwe, wowe utarakoze ahubwo inshingano zawe. Njye numva ntavuze byinshi, ni izihe trade offs, ni ibihe bintu wakwiyambura kugira ngo mwembi mubeho neza mwishimye, muzajyane mu ijuru amahoro. Amen. Pacifica ni nkaho abitubwiye byose biri hamwe. Ndumva nshaka kubaza Clarisse, noneho kuri side y'umugore muto nk'umumama, hano ture abagore benshi batandukanye bakiri bato bafite ingonto, dukomeje rwa rugendo rwo mu rushako, kandi dufite abantu koko batandukanye uko tubivuze. Wowe ufite umuntu nka Pasi, hari undi ufite nyine utandukanye nkuko tubivuzeho mbere. Ni iyihe nama wagira uwo mugore uri mu rugendo rwo gutegereza? Araza akabisengera akavuga ati Imana mfasha uriya mugabo bigende bitya ahinduke abe nkuko Pasi yabitubwiye, ariko yataha bikongera bikaba bya bindi, umwaka ugashira undi ukaza. Ni iyihe nama waho umugore muto ukiri kunyura muri ibyo bihe? That's a very good question. Mbere yuko wenda ngusubiza, I wanted to say thank you, Apostle. This is a great opportunity, Gandhi. Yeah, we are very happy to be here. Yes, Ashim.
mumbajije ikibazo cyiza kandi gikomeye. Hari like you said, ntabwo hari ibintu njye nafiteho direct twavuganye karetse sister here yaramamagaye ashaka kunyencouraginga for today because ko public speaking atari ibintu byanjye cyane, noneho ambwira ikintu that I can't shake off. Yambwiye ngo icyiza cyawe na Pasi nuko you own your story, ngo narrative yanyu irimo mwebwe babiri. Ndabiconnectinga n'ibyo Alida mbajije, nanabihuza wenda using personalities bo muri Bible. Ntabwo ndi umu Bible scholar, ariko hari abadamu bamwe nkunda muri Bible. Umwe muri abo ngabo ni Esther. Esther nk'uko Alida yarabivuze, Esther ntabwo yari ari muri, ntabwo ubuzima bwe niba navuga ko bwari buryoshye cyangwa se ibaze ko buri umwamikazi noneho ukamara igihe nyine nawe ubwawe utazi where your king is. Bishobora kuba ni na realite ya bamwe muri twebwe hano. Uwo mugabo wenda hari ibyo bagenzi bacu bagiye bavugaho, mufite communication iri strong, ibyo Pasi yari ariho aravuga kuri emotional support y'umugore wawe n'ibindi bitandukanye. Ariko mbiconnectinze n'icyo kibazo Alida yarambajije n'uwo muntu wambwiye kare ngo owning your story, numva ari cyo nabwira uwo muntu. Hariho ibintu byinshi utazi uko bimeze, utazi uko bisa, ubona bidafite n'isura, ariko Nicole yanabikomojeho kumenya our true identity muri Yesu. Iyo identity yawe cyangwa uwo uriwe muri Kristo biguha pouvoir yo kowninga story yawe. Nk'uko Esther nawe yabigenje, ntabwo yategereje ko umwami amuhamagara. Niwe she owned the story, ahungira ku Mana, hanyuma Imana yamplifying ijwi rye. Numva rero aricyo nakubwira, ntabwo Apostle yagusengera, nimba hari ibibazo leta yazi igakemura nayo yabikemura, ariko Imana yonyine niyo yakwamplifyinga story yawe. Nicyo numva namusubiza. Wow, God bless you. God bless you so much. Ese murahari? Turacyari kumwe? Muraryohewe se? Murumva ari byiza? Biri kubafasha? God bless you. Ngiye kwakira umushumba wacu. Hari batubwiye ku ma experience atandukanye, ariko bimwe imiryango itandukanye icamo ifite ingono. Hari aho usanga umugabo ari ukora, umugore adakora, ariko agashaka gukurikirana neza buri kintu umugore akoze, arashaka kumenya neza icyo yakoresheje ya mafaranga. Hakaba naho usanga umugore akora, umugabo adakora, ariko yumva atuje, akeneye gutungwa na wa mugore akagira amahoro menshi kandi akabaho neza. Donc arashaka n'ibintu biri luxe, biri luxurious, ariko nundi avoma kuri wa mugore kandi akumva nta kibazo kirimo as long as uwo mugore akora. Ni yihe nama mwagira abo bantu babiri? Kuko urumva ni kapoze. Uzi ikintu numva nakubwira, numvaga wenda wabanza ukamubaza nkaza kurangiza. Numvaga biri beta kugira ngo nze kubiclosinga hamwe. Numvaga byaba byiza kuko byose twabiciyemo. Turi mu mwaka wa 28 twubatse. Twabiciyemo, twabayeho akora ntakora, habaho n'igihe nkora adakora, habaho n'igihe we ni entrepreneur, bo ntabwo bahembwa buri kwezi, ahora akubwira ibintu byose ko bigiye gukunda kandi ukazabona birakunze. Naramubonye atwara kamera kuri gare, kera habaga gare mu mujyi, akagenda atwaye kamera, nabyo bikanjera nkumva birashushe mu mutwe, akambwira ko azavamo amafaranga. Rimwe mbona birakunze, mbona biremeye, ariko ya mafaranga yanjye nahembwaga duhura, nahembwaga 60,000
ibihumbi 60 by'amanyarwanda, ariko kuko yayandi yanjye yari stable, aya akaza nka rimwe mu mezi 6, kandi yaza n'umu artiste ewana, tukajya muri vacances tukayarya mana yanjye tugasigazamo makeya, ariko ya 60 ihoraho nayo ikagira ikifasha. Ariko mu kumvikana nabonye 60 hinduka 600, nabonye nanone 600 aza, mugahita mushakisha taxi voiture izajya batwara kugira ngo muyagabanye. So ibyo byose nagira ngo nsabe umutwaro wanjye abanza avugeho kuri iyo pressure, wenda kuko ashobora kuba yaranambonye ndi umudamu winjiza mu gihe nawe bitari bimeze neza, ese abona naritwaraga gute, bijyanye na cya kibazo wabazaga. Hanyuma nanone nanjye nze kuvuga uko yitwaraga. So murakoze cyane, numvaga wenda byaba byiza. Iyi pano